ntabwo wabyumva gusa muri ubwo mutima wanjye umeze nko ari umuntu wafashe icyuma akashigisha amasebe. wenda byumva rwose mama wenda byumva. nabaye umubyeyi mwiza numvaga nzaba umugore mwiza w'intangarugero, numvaga nzaba icyitegererezo, ariko nabaye ikigwari. kugeza kuri ubu ndatsinze ahantu umwana wanjye ari, sinzi niba akinabaho, gusa ndicuza. ubundi uracyari umukobwa ntabwo uraba umumama, ariko inama naguha uzaranire kuba inshuti y'abana bawe kandi ubatege amatwi. muri bimwe biri kuntera aya marira nuko nigeze numva umuhungu wanjye kandi nkababazwa cyane no kuba ntazi ikintu cyamujyana. gusa ndamukumbuye. oya se wenyine nanjye mu by'ukuri ndamukumbuye. buriya Valence yari inshuti yanjye, twariganye nawe urabizi, twarabyirukanye nakuze mureba, nanjye kumara iki gihe cyose tutavugana nanjye ntabwo bibaye. gusa none hari ibyiringiro ko wenda we Kahori yaba ameze neza nta kibazo afite. njye niko mbyumva, nkeka ko ameze neza kuko urumva yagize ikintu kibi cyaba cyaramubayeho tukaba twarabimenye. ubundi ikintu kinera ibyiringiro ni uko ndavuga nti iki gihugu cyacu cy'u Rwanda tubamo nta mupfa kugira nyine ngo ahere gutyo abe yasemye, ariko nahari umwana agashobora kuba atari amahoro. oya humura, kuba atari amahoro n'ibyiyumviro nyine ufite nk'umubyeyi kandi buri wese bari wabonye uyu nguyu ariwo mwanzuro wafata kugira ngo ugende usiga ndi kurira amarira angana burya. umuvanye ni ukuri hangana, kandi urabizi neza ko ameze neza, ntabwo numva ko hari ikintu aba yarabaye. gusa wenda gusa basi hari amakuru wabuze kuri kumenya mu mutima nk'aho wenda hari ikiza waba umuziho. aka kanya nta makuru ye mfite wenda yuko yaba amerewe, ariko ayo mfite ni aya mbere ataragenda. kuri Valence twaraganiraga, yari aremerewe cyane, yambwiraga ko hano mu rugo nta muntu umwumva, nta muntu umuha agaciro, buri wese amufata nk'ikigwari. yajyaga ambwira ko umunsi umwe azabirambirwa, ko ntabwo nari nzi uburyo azabirambirwamo. yambwiraga ko adafite agaciro kangana mukamukuru we, rimwe na rimwe yajyaga amubwira n'amafaranga pe. Valence yagiye cyagira ikibazo mu mafaranga, yagiye atanu yansubiza, twamihangana. mami ntabwo mbivuze kugira ngo bibe kutiga, mami ntabwo ari cyo cyanzaniye, ndabona wihangana. mami please barunyumve hasi ngwino murazagana, icyo usanga cyose nzakigwa. mwihangane nuko nakoze ikosa ryo gusumbanya abana, ariko nditeguye gupfukama imbere yawe nkagusaba imbabazi. murazagana Penny, babari ushake uburyo bwose bushoboka nabona mu mwana wanjye. kuri ntabona Valence no gupfa. oya ntacyuba, ese urumva oya ungiye icyo nakubwira, humura. aka kanya ni ukuri kwiyumva, ndabizi nk'umubyeyi niko n'undi mubyeyi wese yakiyumva, ako humura. iminsi iba myinshi igahimwa n'ubu. kuki mama Vale mbora wihangane utagira ngo ni ikintu kindi yarambwiye, ntabwo nengambiye no kuri kugukomera. mvura kapize oya mama Vale ihangane,
Jemba niyumvamo ko azagaruka kandi akagaruka neza ari umwana utewe no urugero gushima no kumugira nk'umwana wawe umureba noneho ukamwishimira ari umwana ugaragara neza mbere y'umuryango ndetse n'inshuti ze. Icyo ushaka kumbwira nshaka basungira inama nk'umubyeyi n'ubwo nkuruta umbwiye ikintu nkagombye gukorera umwana wanjye kugira ngo yakugire uramutima nari gukora ikintu cya mbere kumukora no kumutega amatwi kandi ikindi ukamwereka ko ari angana na mukuru imbere yawe. Vale ngwino ngutega amatwi mama nawe yarenga niyo nakubura nashaka nkipfira fugiye yaragukeneye ese ukeka ko agarutse yaba akeneye ko ugenda. Urumva rero byose nyine ntabwo byari guhita birangirira aha ngaha tutabanje kuganira ikintu kimwe. Ariko kajya mu rugo ntabwo ndi bukurenza aha ngaha ahubwo ubaye. Oya se mvaga ikintu zimeze kwisi ugenda se none aha ngaha none se rega reba no se subanye ibintu biri mu rugo ngomba gukora waje utuma nabikora so ngomba kujya mu rugo nyine kugira ngo mbitunganye cyane. Sasa rero ntabwo nanjye nari mfite umwanya munini cyangwa se uhagije nanjye wari umwanya mutoya ariko icyo bungiye kukubwira aha ngaha ni ibintu nari maze iminsi ntekereza ariko nari nanze kubikubwira tukiri mu rugo. Ndavuga ati ndaza kubikubwira wenda umperekeje nk'uko nguko rero ubwo niba ugiye kugenda reka tubiganireho. Bitewe bite nyine? Ibyo bintu rero ni ibintu byiza bitewe n'igihe tumaranye nawe urabona ko turimo tugenda twiyubaka turimo tugenda tugira ibindi bitekerezo rero nagize igitekerezo nshaka ko tuganiraho ubu ndumva twategura wenda ubukwe. Twategura ubukwe gusa ntiwaba wihuse? Aya ntabyo kwihuta bindi birimo ese igihe tumaranye tuzageza ryari? Yego yewe ari igihe tumaranye nyine haracyari igihe kandi turacyari na bato tugomba kubanza kubaka ubuzima tugashaka n'amafaranga yo gukorwa. Rego ubukwe ntabwo ari akantu gatoya ni umushinga munini wagutse ntabwo watekereza ngo kwa kana kabazantwerera niyo bagutwerera ibyo bishobora kuza ari support cyangwa se nayo bagutwerereye ukazayakoresha nyuma y'ubukwe ariko hari amafaranga wateguye. Rero ntabwo nakemera ko none twita dutegura ubukwe. Reba nkanjye akazi kanjye nta amafaranga ahagije kama amafaranga make kandi bagomba gufasha na famille. Rero uyu munsi ntabwo nahita mbaturaho ngo dukore ubukwe. Gusa nyine ntubitindeho cyane ibyo kuvuga ngo twaba twihuse njye nta kibazo cy'amafaranga wenda twabiganiriyeho wagiye ubibona ntabwo nabitindaho cyane ahubwo icyo nari mfite imbogamizi cyangwa ibyo natekerezaga nari ndimo mvuga ati ese ko twaba tugiye muri ibyo byo gupanga ubukwe Petit Frere agarutse nicyo kibazo mfite kabisa. Petit Frere wibyitaho kubera ko n'ubundi yagiye twaratandukanye. Ushatse kuvuga iki? Ngomera wasomeze ute? Sinzi uko nakubwira ariko nyine ndaho biraho tu ndaho biraho nta morale nkigira ayo kabisa. Rero icyo gituma nguhamagaza iyi nzu uko mbona gucyambanya ngari gutese konzi ko Valence muri inshuti pe ariko kuri icyo bagera guhisha oya ntacyo wambaye kwambara na Valence yagiye ko ubwo se koko nabanza aho Valence ari nuko utazi inshuro nza hano dahari nabanza hano ariko ko singeyo byibuze nanjye ubungubu njye nuwambwira basi ko yaba yaruriye na bwa bwato bujya bujyana abantu hanze njye namukurikira. Valence yari inshuti yanjye muri no quartier yose sinzi ko nabona undi muntu nka Valence. Yego ndajya ganduka akanambira nawe ariko byibuze namunaga iruhande rwanjye byabigaba byibuze ndabikunda n'abandi ko ndabizi badashaka ko yakubwiye ngo bigira ibanga rikomeye ariko umbe ko natuje sinuje pe basi niyo nkajyaga muganira
nyine hari kugaragara n'umuntu ukumva nyine n'ubwo umuntu yagiye akavuga ati yajyanywe n'iki mbona ikihe kibazo. Okay, mama urabizi ko ngufata nka mama ntabwo nakubeshya ariko nyine Valence njye ibintu maze iminsi ntekereza Valence ahanini ikintu cyamutwaye Valence yagiye ari gushaka mbese nyine kubikiza. Ushatse kuvuga iki aho ngaho? Ushatse kuvuga ko ibintu byanjye nawe wundi byari byararangiye. Yego. Sasa rero wenda niba byararangiye njye ntabwo nari mbizi, ni urumva ko unkuye mu rujijo. Gusa ikintu twakora mbere ya byose ni uko twabishyira ahagaragara tukabyigaho neza. Njye nta guhubuka kundi mfite cyangwa se nabanje kubitekerezaho, niyo mpamvu nari mbikubwiye ko kugira nawe ubitekerezeho wumva icyo wakora. Nese ubwo uyu munsi wananambwiye mu rugo ngo dufite ubukwe, urumva amafaranga yo guhita ukora ubukwe byakunda? Nta kibazo ko nyine situation yanjye muzi uko imeze. Nese we hari ikindi kibazo wenda wari ufite atari icyo? Nta kibazo mfite ariko nese kuki wumva ko ngiye hari icyo ntakumarira? Niyo mpamvu rero nyine mfashe icyemezo nk'umuntu w'umugabo aranatumara nyigeshere, sibyo? Ntabwo ibintu byo kumbwira ngo nta kintu ufite wapi. Njye we nta kibazo, twagendera ku byanjye kandi nta nubwo twaburaho kuba cyangwa ibindi byose. Amazu, imitungo mu rugo irahari, nta kibazo, amazu arahari, ntabwo ibyo byatugora. Wewe bitindaho cyane, ufata umwanzuro rero twakorana ubukwe tubishyire ahagaragara. Wenda nawe uri umuntu mukuru kandi igihe tumaranye ntekereza ko wagiye wiga byinshi mu rukundo rwacu. Okay. Noneho njye mu rugo ndaza kubitekerezaho mbiganirezaho no mu rugo ndumva icyo bambwira ndabikora. So ni byiza nawe ndakomeza mbitekerezeho turebe icyo gukora. Hagumishire. Bye. Kubera ko nyine twaraganiraga akambwira nyine ukuntu hano yari hano abari induru gusa mwese mushaka ngo ajye gukora, ngo ajye kuba umwarimu, ngo ajye kugira gute, noneho ngo yanababwira ngo mumuhereze nyine nawe ibishoro kuri Diego asigaye akora ngo mukanga. Rero yigeze nansaba kujya buriya sinzi niba barabikubwiye ngo azajya aza hariya ku iduka ngo tujye twirwana twembi ngo arebe ko byibuze nyine yareka kuza hano kwirwa mu rugo ngo iyo muri kumwe nyine ngo mumubwira nabi. Ariko njye ntabwo nyine nari nzi ko yafata umwanzuro nk'uyu nari kuba narabikubwiye, ariko sinzi nyine ntabwo namenya ngo Valence yagiye gute, ntabwo mbizi kabisa. Ese reka nkubaza, ku myaka yawe ufite ubu uri umuntu wo kumva ko nawe washaka kurya imitsiba cyangwa nawe wakishakisha nk'umuntu ushaka kuba umugabo w'ejo hazaza? Valence ntabwo tumubwiza ukuri. Diego kuko Diego namuhaye igishoro, ariko namuhaye igishoro kubera ko muri umuhungu muzima ufite ibitekerezo. Ubu se ishoti igajya amuhereza amafaranga ashaka arakora, niba acuruza amayinite akigira kwigura amasitiri. Kuki cyajyana umuntu kumvaga abapanga baranyishyura ngo ntabwo namuhaye amafaranga? Nyine mama ukuntu bimeze ndabizi nyine Valence ashobora kuba yarakoze amakosa, ariko ahanini nyine namwe nk'ababyeyi hari ibintu mukora nyine bigakora ku mutima w'umwana, none ntabibone ko wenda ari byiza mu mwifuriza akabona nyine ari kubangamirwa, noneho bikamuviramo no gufata wenda imyanzuro mibi. Urugero wenda wasanga mutarumvise nawe igitekerezo cyiwe, mwumve nyine ikintu ashaka gukora, nyine ibintu bye mu biha agaciro basi nawe mumugerageze nyine abyangiza, ariko byibuze yagerageje. Ariko gora mumushaka ko ajya mu nzira mushaka, ntimumwumve rimwe na rimwe yakikoza kuri mukuru wiwe bagaserera, yagaruka iwawe nabyo bikaba ari ikibazo. Njye numva nyine yarakosheje, ariko namwe ku ruhande rwanyu wenda ari ukuntu wenda mutamubaniye neza. Nyine birambabaza nyine kuba Valence adahari, ndamukumbuye ko ni inshuti yanjye. Reka kuriya kuko ari kwishinja amakosa. Maze iminsi numva kuri radio n'amateleviziyo abana benshi bari kwihora mu minsi. Kubera iki? Kubera urukundo rw'ababyeyi. Nyine hari igihe umuntu yihugiraho ugasanga ntabwo umwana mubonye, ariko Valence umwana wanjye ahantu basi n'ubuzika ko ndi mama wawe ndacyagukunda, basi se ubaje ko nakata gukunda.
bare kandi nabari kuri ameze neza ndabizi njye narameze neza ntabwo Valence yapfa ashobora kuba yaragiye nko muri Amerika Valence ndabizi yagiye nko muri Amerika ndabizi ko azagaruka ahubwo kuri gusa ninjya amahirwe nkabona nagarutse umwana wanjye zanicara amutega amatwi uko nega amatwi teta nkayatega Diego ndiko nawe nzamwumva kandi nawe uzagera hose ari ababyeyi uzabagira inama nk'iyo nkubwiye uzababwira ngo abana b'iki gihe bakenera urukundo rw'ababyeyi kuruta uko bakenera amafaranga n'ibindi bibaturuka Valence Yes umwami Bari wansuje Bari ntabwo wapfuye oya ndi kurota ariko nemera gukoraho wansuza nta kibazo Bari yes makuru se cyakoze manu ushimwe n'ukuri pe Bari uzi ko tuzi ko wapfuye ko napfuye Bari uri mubi pe biri serious n'ukuri uzi ko nurutse iriya ruguru mu gasandire nakubonye moto ikumanura hanyuma imodoka yabasize ufata moto fashe moto niruka umumotari ndi gushaka kumukuraho vuga nta kibazo Yesu none umanutse yarandi kwiruka ngo hamagara ntunyumve Bari ni wendi kubona cyangwa ndi kurota none se vande ni jewe iyi myenda wambaye ni ya nyayo cyangwa nyine urampfunyikiye Barcelona imeze ite cyakoze Imana igira amaboko oya vuga nta gihunga amakuru se amakuru ya quartier reka umutima warumvuyemo yewe menye turutse kure abantu bambonye bacetse ko nasaze amakuru se ya amakuru nayangaya maze igihe kinini nyine ariko ndabumva sumpamagare oya tubanze tuganire oya wigira igihunga mwaka ntiyari baye ibiri ese Bari nta nuko wadutelefona ya wenda ngo umuntu yavuga ko ari ikosa ariko numva nyine kirya gihe byarangiye ngiye mu kugenda rero ndajya nkora ikosi aho dusohokeye tujya hirya no hino hatandukanye mu mashyamba mbese wumva yuko ubu ngubu nibwo nabwo nanjye mbonye akaruhuko ndavuga ati reka nze ndeba abavandimwe nsuhuza inshuti yawe gusa ndabona udahinduka Bari reka nkubaze ukuntu twari inshuti dukorana buri kimwe dusangira buri kimwe wirirwa hari iwanjye wa munsi ntumbwire ko wari ufite gahunda yo kujya gukorera igihugu ntumbwire ngo basi nanjye tujyane Bari kubizi ko turi inshuti ahantu hose twari kujyana n'ibintu nari gusigana nakinze umuryango tukajyana uzi ukuntu twahangayitse uzi ukuntu no mama wawe no hafi yo kujya muri sinzi ko ubwo none nakubona ukuntu biri bugende menya ari witeye kubita hasi ariko wenda umuvandimwe wawe wenda ameze neza ariko turetse ibyo ngibyo Bari ubushuti twari dufitanye kuko umwaka wa mbere ushire uwa kabiri musha muvandi wambere inshuti rwose reka nkubwire ntago ndi butinye imyenda wambaye ndayubaha ariko wambere inshuti itari nziza ku buryo wabuze n'umuntu watira telefone basi ngumpamagara
so nyine urumva turi mu kazi uzi ko nta nimero zayo nari najyanye telefone byose twarabisize mbese usibye akajezi nari mfite niko nyine nuri iyi modoka mfite ubwo rero nyine twapasingiye twagiye muri byinshi nkagereza uburyo bwose bushoboka nawe ntugikoresha social media nagusaye kuri Facebook ndakubura nkushaka he barabihakinze barabitwaye icyo nicyo cyatumye wenda mvuga ati umunsi wenda nzagaruka nzakubona ariko nta kibazo rwose kandi urabizi njye nari mbizi ko utapfuye nari mbizi ko utapfuye abantu bavuga ko napfuye aya muri quartier bazereka ko wapfuye ahantu hose sinzi menya ni wanyu mama we yaramaze kwanzura ko wapfuye ahubwo yarasigaje wenda kuduhamagara ariko nyina nababwiraga ntago Valence yapfa ukuntu yari ameze ahubwo ashobora kuba yarabonye nk'ubwato buri kujya nko muri Amerika agahita nari mbizi kuzagenda ugakira nari mbizi ariko nyine uburyo ukizemo bitandukanye n'ibyo natekerezaga ariko ubwo nibwo bukire bwiza mbonye ngiye nari mbizi ko utapfuye ariko mu bantu bagize amahirwe no kumenyana na fande muri quartier none ahubwo uzaniza imyenda noneho baje musi mbemeze cyakoze Dani wowe ugiye kuba mu Rwanda neza ubu ntabwo ugihindukira cyaro wa kera bahinduka gutese ko ibintu byanze nese ubucuruzi bwawe bumeze bute biragenda ariko nyine akazi kabaye Dani nawe rero mu Isilamu ntukwijijisha ntuzi gukorera Nyamirambo se cyako mutavuga ahubwo se ndabona wagira ngo amasaha aranageze ndabasura akanya gato mu kanya ndabona uzi guhinda ahubwo se nusaza naringiye ngiye mu kibina suratinda ntabwo ninda ariko ngiye mu kibina gutanga amafaranga ndananiryamye niba nameze neza mu mutwe igihe wasanga nagiye cyakoze ndakeka ati ufite filime se twe twirebera turaba tureba nta kibazo tukamukana yakiriye abashyitsi bari biti bizanira amahamba n'inshinga ndashonje rero turatinze we namwe mubanze ese ndavana nariye kandi ubugene ndavana ndi ibyo bivuga na mugenzi wawe reka ndambyite mwiyiteho nazira telefone yanjye isize ubundi sinzi ndashaje apo niba bari mu cyumba mbagenda nawe unekera n'akabiti n'irebe urashonje cyane se none nasura njye abana bakiri batanu ari shakira icyuryo utazagenda ndavana ndiye uko ndajya mu rugo niryamira kiba nirebera televiziyo wowe murasetsa kabisa mwana we ako disi warananutse ongera ongera uzi ko ari n'ifomu y'igihugu urimo gufata gutyo wowe mwana we she n'ifomu zirakubereye siko wabaye seriya umenye ko turi inshuti nkeya zo kumvana seriya egerayo simba urumbwire mboro iyi nifomu urabivuga iki turiyahaboneze bite wabaye ndanyingofero nabanza arabeka kwambura ese iyo abantu babe basike batabirya ku nshuti zabo utangiye noneho gukurikira amategeko y'igisirikare ariko mana yanjye none reka nkubwire ako se banze murebe ubaye umugabo cyakoze ase wamuretse akaruhuka wowe bakuna wabaye n'imbogari nawe gusuje wahinze wowe wese umva ubonye Valence ngewe tumaranye imyaka uraho none se fresh cyakoze undi kwibaza mama we nakubona asogomera yewe giye mu kibina ahitaze ntabwo umwana we inifomu ntabwo bakora ko yone uzi ko wabimbwiraga akagira ngo ni imikino inifomu ntabwo bakora ko yone nibyo nari ndikubwiye we wahinze ahubwo njya zanjye nyine si turi inshuti ubushuti mu buzima busanzwe ariko uyu mwene ni uw'akazi genda ubona waranahindutse usigaye uvuga utanaseka ubu ni Valence w'ikiwerewere twaga dushwana ndi kumuguriza amafaranga nakore kamukegaho agatera inshuti yawe amakuru ni meza ese murambwiye ko wese wararishoboye none se bamwambitse atashoboye ubyuka ngo kugenda ku migozi ubu byose urabizi umwana wawe akorera iryo jisho afite noneho ubu ngubu uzi ahantu wahita umwana agahita sinzira mera umwuka ese ibyo ngibyo mubikura he mbaye amakuru tuba tuyafite no mujura yatera ngaho
si uko usigaye warisereye cyane we ujya umenya ko ari uko niba uri mu rugo mu nshuti zawe by'ubusirikare bigabanya nawe usikuri kuntera ubwoba ndabyumva ariko ntihagabanye umusivire cyane gusa mbwire nyine umunsi wa mbere wibona muri fomu ma waje ukansuhuza